buhoro buhoro rwose amarembo y'iwacu ahora yiteguye kwakira abashyitsi baje batugana, kandi natwe bityo duhora twiteguye iwacu mu muryango. Unkundire kandi unyumve nugera mu bikingi by'amarembo urahasanga bari beza cyane. Unkundire bakwakire muri wa muco w'iwacu mwiza w'iwacu. Nubona utabizi unkundire kandi unyumve, ubikore nk'uko mbikubwiye, kuko ni umuco w'iwacu mwiza kandi tumenyereye iwacu ahangaha. Twakuye kuri ba sogokuru na ba data, kandi ndabizi neza ko badutoje neza, badutoje kwakira abashyitsi baje batugana. Bityo rwose unkundire kandi unyemerere bakwakire. Yego rwose hazi iwacu uko niko kuri. Unkundire kandi ukomeze rwose nugera imbere urasanga abandi bari beza cyane n'abasore beza bikwerera imbavu ndende. Unkundire bakwakire kandi bakuyobore. Uko bakuyobora nuko nta kundi, nuko niko twatojwe na data. Nuko rwose komeze mutambuke rwose buhoro buhoro. Ndabona rwose umuco twenda kuwuhuza, ndabona umuco twenda kuwuhuza rwose utyo. Uko niko kuri. Yego rwose uko niko iwacu dutarama rwose. Yego murakoze cyane rwose. Nimukomeze mutambuke mu gitaramo cyiza cy'iwacu. Muje neza musanga imfura zitaramye rwose. Murakaza neza kandi mubaye inshuti nziza z'umuryango. Turabakunda kandi twishimira abashyitsi wacu. Unkundire kandi unyemerere bityo nk'uko nakomeze kubikubwira. Nakomeje ndikubwira rwose hari ibyicaro bigari unyemerere rwose ibyo byicaro bigari ni ibyawe nta wundi byateguriwe kuri uyu munsi mwiza w'igitaramo. Yego rwose yego rwose. Mukomeze mutambuke rwose. Yego turabasuhuza tubahera n'ibyicaro byiza bigari nta wundi byateguriwe wowe n'izina ryawe, nta wundi. Kandi wicare wumva utekanye. Ndi hano kugucungira umutekano. Aho iwacu mu Rwanda ni amahoro. Murakoze cyane. Baza ndetse Imana ikabashyitsa amahoro. Mu muryango wacu turikwije kuko turi umuryango mugari. Dufite abanyamasengesho basenga rikagerayo, ndetse dufite n'abanyamasengesho bashima rikagerayo. Dufise n'abandi basaba rikagerayo. Imana ikumva. Nyakugira Imana data mubyeyi muvunyi unyemerere wa mupadiri wacu yigira ejuru rwose. Iwacu tugira n'abapadiri Imana iranadukunda. Muje mu muryango Imana ikunda kandi namwe Imana irabakunda. Nyakugira Imana murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye, urabizi ndagukunda kandi nawe urankunda. Aho dutabaranye turatabarana nkuko mfite inshingano yanjye nawe ukagira iyawe. Utabara mu yawe nani nkatabara mu yanjye. Ahasigaye tukaza guhuriza hamwe kandi bikarushaho kuba byiza. Nyakugira Imana Padiri Ntaganira igira ejuru udushyira mu maboko ya Rurema wadutanaza akaduhanga tukaba turi beza gutya. Urakoze cyane. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani turagushimira ubuntu bwawe
we waduhurije ahangaha kuri uyu munsi tugahora turi imiryango, tugahora duhujwe n'urukundo. Niba washatse ko uyu munsi ugera, none turagutumiye muri izi gahunda zacu ngo ubane natwe, utuyobore. Ibiri buvugirwa ahangaha byose ubihe umugisha, ari amagambo meza, ari ibiganiro byiza, yewe ari n'amafunguro turi busangire nayo y'umugisha, nituyafungura tugere ku nzara n'inyota. Komeza ubane natwe rero, utuyobore kuva iyi gahunda itangiye kugeza irangiye, utubere umushyitsi muhire kandi utubere n'umushyitsi mukuru, aba ari we byose bivaho kandi bikuganeho. Tubisabye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka mbasabe rwose mumpera amashyi. Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Reka mbasabe mumpera amashyi. Mumpera amashyi rwose. Data nyakugira Imana, mubyeyi muvunyi, kuko nagize nti wangabiye akatsi kepfo n'akaruguru, ariko ibikingi by'amarembo nabyisigariza. Narebye iburyo bwanjye mbona hari abasaza beza bikwerere, kandi nitegereje neza mbona ntitunganya amasoso. Icya kabiri kiza cyane nsanga bafite imisatsi ibiri ntayo mfite. Mu yandi magambo ndebye nsanga n'urungano. Muri wa muco iwacu mwiza, reka nkusabe wegere ejuru, uramutse abaje batugana muri wa muco mwiza w'iwacu. Urakoze cyane. Urakoze cyane muhungu wacu Ngirwo Nsanga. Muvandimwe Nyakarundi, muraho neza? Muraho muraho amahoro? turaho muvuye, muraho nawe. Ikaze mu Buganza, twishimiye kubakira, turishimye rwose kandi turanezerewe kuba muri kumwe natwe muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Muhawe ikaze rero muri uyu muryango wa Ngirabatware. Mudusanze mu gitaramo tuza kubabwira mu kanya icyo ari cyo, ariko mbere ya byose nagira ngo ari ubwawe ari nabo mwagendanye mbabwire ko tubakiriye kandi twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane, mumpera amashyi menshi. Rero twari twakoranye imbagara, nagira ngo ujye juru twongere turamukanye. Muri ubu Buganza bwacu bw'imirambi itavu n'inyambo, urabyumva Nyakaru? Ndabyumva cyane. Iburera abana, imirambi itavu n'inyambo. Ndabyumva cyane kandi. Irukira se murakize? Irukira turakize. Ariko ntabwo twabarusha. Uraho gira impagarike n'ubugingo. Uraho neza? Uraho Nyakaru? Ni amahoro. Urakomeye mu Buganza. Turashima Imana cyane. Turaho natwe. Mu Gisaka se muraturusha iki? Gisaka cy'imirongo rwose haratoshye, imvura iragwa, tumeze neza. Nari numvise mu kanya uvuga ngo nari nkubajije irukira murakize, urambwira uti turakize ariko ntitwabarusha. Nari nzi ko muturusha. Oya, buriya rero yego, nubwo turi ku rubibi rw'abaturanyi, ariko burya ikigega kiraha. Ikigega kiri hano. Reka ibyo twe kubijyaho impaka, tujya twakira abashyitsi rero, niwo muco wacu w'i Buganza. Twari tuzi ko muzaza, twaguteguriye uruhisho. Nagira ngo mbanze muzimanire, ariko si we wenyine, n'abandi biraza kubageraho, ariko kuko ari we ngabwa, mbanze muhe ku ruhisho twabahishiye, unarwumve wumve inyengo y'u Buganza. Ndayizi uko sanzwe nza se, uko munyakira ndabizi. Ibyo ndabikubaza tumaze gusoma. Urakoze cyane. Urakoze. Urugendo rwabaye rwiza, uraho urupfuko. Urugendo rw'uruhire. Mwagenze amahoro, mwageze hano amahoro. Bose twageze hano amahoro. Turashima n'Imana ko dusanze namwe muri amahoro.
urupfuko rero kugira ngo ruveho ntugire ngo biba byoroshye. ndabona witaza. Ndayizi n'icyo. Aha. Ni amahoro ariko murakomeye. Bose turashima Imana, umuryango urahari. Inyambo ndabona zifite akatsi. Inyambo zifite ubwatsi. Zirakamwa. Zirasa neza. Ni byiza. Mwakire. Reka rero ngusogongerere. Soma. Ubuki buraryoshye. Urumva buryoshye? Buryoshye cyane. Nicyo njya kukubaza rero, ni ukuvuga ngo ari ubw'iwacu ni ubw'iwanyu, urumva buryoshye ari ubuhe kurusha ubundi? Mugira Imana, ubuki buraryoshye. Ntabwo ari nk'ubw'iwanyu se? N'ubw'iwacu buraryoshye, ariko ubu ngubu ni akarusho. Ni akarusho? Ubwo ntabwo ari karosi kuba urimo gushyiramo? Niko kuri? Niko kwa Nyiragarama, ariko ubuki Reka rero uyu mwana aguherekeze akugeze mu cyicaro, hanyuma tuganire. Urakagira Imana. Abasaza baganiriye. Gutyo nyakarubinuka iwacu dutarama rwose, ndagira ngo wizihirwe. Sinze kubona umugozi mu ruhanga rwawe, ahubwo nze kubona ari umusozi mwiza utarama amatara ashyushye. Gutyo kibe gutyo abasore bazi gutarama gutyo. Yego rwose, yego rwose. Kundi tubigenza mu masegonda rwose tukaba turacutse. Kumwe tubigenza mu masegonda cyangwa mu minota mike gutyo. Ubumbera amashyi mwamfura gutyo. Gutyo. Muri ya masegonda make dukora ibintu neza tukabikora vuba gutyo. Bazi gutarama neza, ariko namwe gutarama kwanyu ni amashyi gutanga rwose.
Murakoze cyane kandi zasanze mu gitaramo cyiza. Nakebutse uburyo bwanjye mbona umubyeyi Nyakarundi afite ijambo ariko njya kugira Imana sijye warimuha nk'uko natangiye mbivuga. Umwanya ni uwawe. Abavandimwe Nyakarundi, nongeye kugusuhuza. muraho neza. Rero igitaramo cy'iwacu urakibonye, izi ni intore, mubashe kwicara neza mu byicaro twabageneye. Nagira ngo nsabe abo twagendanye rwose mu mpiza amashyi tubashimire. Icyo ni kimwe. Nagira ngo mbanze mugezeho abo ugiye gutaramana nabo, kuko nabyo ni byiza. Ni mu rwego rwo kumenyana no gusuhuzanya. Reka mbwirengera abatware azamura ikiganza basuhuze. Reka mbwire umusaza muto. Reka mbwire umusaza Twagira Umukiza abasuhuze. Reka mbwire umusaza Munyandinda nawe abasuhuze. Na Padiri Ntaganira abigenza atyo. Hirya rero hari Rusanganwa nawe yabasuhuza. Muvandimwe Murakoze cyane. Nyakarundi, ngize imfura mugiye gutaramana. Murakoze cyane kandi turabashimiye. Hanyuma reka njye rero ku nsanganyamatsiko. Mudusanze mu gitaramo, twakomeje tugenda tubivuga. Igitaramo cy'umuryango wacu Kwangira Abatware Donati, tukaba turabemera muri Kiliziya Gatolika. Sibyo Cyane. Rero ejo bundi ahangaha niba warakurikiye inteko y'abakaridinali ku isi yose yitwa Conclave yashoje imirimo yayo. Isoza rero isohora itangazo rivuga ngo Habemus Papam, Habemus Papam, Habemus Papam, Leo wa 14. Iyo nkuru tuyumvise isohokeye ku rubuga rwa Mutagatifu Pierre cyangwa Petero, rwose turishima cyane. Aratwiyereka Mupapa w'imyaka 69, turishima. Twongera gushimira Imana ko intore z'Imana zibonye umushumba. Ubu rero hano Kwangira Abatware nicyo cyatuzinduye. Uyu munsi wo kuwa gatandatu nicyo gikorwa dufite. Ejo ku cyumweru tukajya mu misa kubyizihiza Cyane rwose. Nawe rero ubwo ngwino tube hafi unatubwira icyo watwongereraho kuri iryo tangazo. Murakoze cyane rwose Muvunyi, turishimye kandi turanezerewe. Ibi birori biri ku isi hose. Ngira ngo ejo bundi byabaye igitangaza muri Amerika, nibwo bwa mbere bari babonye Papa w'umunyamerika. Yego. Baravuga bati ni igitangaza gikomeye cyane. Isi yose rero iri muri ibi birori. Numvise no mu bihugu by'abayisilamu barishimye yuko Kiliziya Gatolika ibonye umushumba, kandi banavuga bati ubwo habonetse undi mushumba isi igiye kubona amahoro. Bintera rero akanyamuneza ko kugira ngo kuri uyu munsi w'ibyishimo, burya ahari ibyishimo haba hari umugisha. Ndavuga rero ngo uyu mugisha w'uno munsi ngomba kuwusangira na Rufo na Muvunyi. Rufose rwose ntabwo wibeshye. nta Rufose nta Muvunyi. Uwo ni data wabyaye. Ubwo nuko nyine na Muvunyi. Rero rwose aba ubona turi kumwe, nahoze nganira n'uyu mugabo
arambwira ati buriye ubona ati padiri n'urungano rwanjye twariganye. ubwo ariko wamutubwira n'izina, nakubwiye izina ry'abo turi kumwe. Jye ntabwo ndi bukore gutyo kuko naje mvuye mu Gisaka cy'Imigongo. Yego, aba bagabo barakuze kandi bakunda gutarama. Ndagira ngo ndetse muhereho yivuge, hanyuma yari yagize amatsiko cyane. Ndamubwira nti ihangane uno munsi nige, nawe nubagejo ubwo padiri muzabonana. Ariko taramuha indangururamajwi karabeshti yanjye. Tukiri kuri iyo njyana yo kwishimira umushumba, ubikomojeho uravuga ngo abanyamerika barishimye ko babonye papa. Noneho ndavuga ntahari ubutaha na Afurika izaba itahiwe. Ubu ntabwo twazagira gutya tukabona tubonye papa w'umunyarwanda. Nahoze numva umuntu wo muri Kongo hariya, yego, ariko nza gutekereza yuko atiyaturiraho ibyiza. Aravuga ati nabonye umwotsi wa mbere mbona urirabura. Ati mbonye wirabura ndavuga ngo karidinali wacu niwe batoye. Kumwirabura birangije umwotsi wirabura. Ati none bigiye gusoza baravuga ngo ubwo hatabonetse umwotsi wirabura ngo bategereje umwotsi wera. Ngo aho none ntibashaka kugira ngo baturyamire banga yuko karidinali wacu aba ari we papa. Yakugira Imana rero iby'ubutatu butagatifu bisobanurwa na bapadiri. Bapadiri ntagari abahari barabizi, babizi kuturusha. Ubwo rero yadusabiye n'umugisha cyane watugezeho kandi watugezeho. Nananejejwe nuko mbasanze muri iki gitaramo cy'umugisha, gitaramo cy'agaciro kirimo umwuka w'Imana. Uno munsi twaje hano, ariko hano ni hafi y'i Kigali. Ndumva ejo hari misa yateguwe yo kuzakira papa n'ubundi bagasenga bizihiza uyu munsi mukuru kuri Regina Pacis. Ibyo rwose. Abagore rero ababishoboye bazagereyo, bazagerayo. Abatabishoboye tuzagirira hariya kuri paruwasi yacu ya Rwamagana. Reka duhere hano aho dushoboye. Ahasigaye ababiherewe ububasha bazabituyoboramo. Nagira ngo rero unyemereye Nyakugira Imana, jya mbere uyu mugabo yivuge n'amarangamutima muri mataza kumutsinda imbere yanjye, yisuhurize padiri irungano rwe. Hanyuma abandi nabo ni inshuti zawe n'abanyamigongo bahariya mu Gisaka cy'Imigongo. Mu mwanya ukwiye turaza kwibwirana kandi turamukanye, ariko unyemerere abahagararire hanyuma mu mwanya ukwiye noneho nagize kunyemerera nkugezeho intashyo z'aba banyamigongo bose. Urakoze cyane. Urakoze. Ngira ngo igitaramo kiraza kuba kirekire, ariko ndasabwe kwivuga cyangwa se kuvuga amazina yanjye. Nitwa Uwiragiye Max, nanjye nkaba nongeye gusuhuza umuryango mugari wangira abatware. Muraho neza mwese? Muraho cyane. Amashya. Yego. Padiri turacyari kumwe nawe, turaza guhoberana dushirana urukumbuzi. Murakoze. Reka Nyakaru karameshuti ya jya mbere ducungura igihe. Murakoze. Ariko uyu mugabo ubona ufite amaso ane, yego ngira ngo yitwaga Kwavu John. Umusaza. Ibyo ari byo byose, ubwo niba utwaza Nyakarundi bitabo. Ni igicumbi cy'amateka. Nibyo rwose. Murakoze rero, nagira ngo ubwo munyemereye reka mbagezeho intashyo y'umuryango wa Rwandenzi naje mpagarariye. Nyakugira Imana, urabizi mu Buganza no mu Migongo ni imiryango
yabanye kandi igirana igihango ntanavuga ngo cy'ubudasa, tukaza mukaduherekeza, mukaza tukabaherekeza, igihe cyaba kirekire tukaboherereza intashyo, namwe mukabigenza uko. Iyi ni intashyo y'umuryango wa Rwandenzi barariye. Murakoze cyane. Uwo mukobwa nabaretse kugenda, mwakira intashyo y'umuryango kandi batweretse ko badukunda, banaduhaye n'ituro ryo muri iki gitaramo. Iyi ntashyo Reka ariko njya kugira Imana uwo muhereza wawe ndagira ngo abanza nsuhuze rwose. uriya musaza agira ubwira, Ntabwo yikorera kandi umugabo utagize ubwira agira amazinda. Genda uramukanye n'igisuhuza n'igihe uraboneza gira umugabo. Urabyumvise? Abakobwa b'iwacu bakunda abasaza kandi udakunda waramungize akira n'abandi bose abivuze buhoro, nanjye bivugiye muri mikoro. urakoze cyane rero, Bakagira Imana. inshuti yanjye Muvunyi, Intashyo turayishimye. iyi ni intashyo ariko munyemereye ndongera ngaruke. Wigeze kuvuga uti ituro ryawe, ntabwo naza muri uyu muryango ntafite n'amaturo, kuko mufite byinshi tubakesha kandi mwatumenyereje. Ntabwo twigeze tuza mu muryango wanyu cyangwa muri iyi mirambi y'Ubuganza ngo dutahe tutagabanye. Ntabwo rero iyo udatuye shobuja ntabwo ugabana, icyo gihe uba wabaye igifura, ntabwo uba waje nk'intore. Ariko Nyakugira Imana, uzi ko ibintu uvuze hari umuntu wabivuzeho hano witwa Munyandinda, nkagira ngo arabeshya, none urabihamije. Uzi ukuntu yambwiye ugitunguka hariya, ntabwo tugari Nyakarundi, buriya nta kindi kimugenza, aragenzwa no gusaba. Nyakugira Imana sisabiriza, none bibaye impamo, impamvu ndaza kubikubwira. ngo buryo ukunda gusaba. Urakoze cyane, Ukagira Imana. ndaza kukubwira. Raswayo. Saba ibishoboka, ibidashoboka simbisaba. Raswayo cyane. Wanjye ukururuka. Inshuti yanjye, nk'uko mbona n'uyu muryango, twaje tugana umuryango wanyu, umuryango wa Nyirabatware muhagarariye. Ni umuryango dukunda kandi natwe dukunda, ni umuryango tugirirana akamaro tukaboneraho umugisha. Rero mu mwanya wambwiye uti watungutse hariya, tubwo ari Nyakarundi urahaga haje gusaba, Nyakugira Imana erego waguhaye arakongera. Buriya rero umuntu asabaho azi yuko ari buhabwe, aho utari buhabwe ntabwo wahasaba. Kandi mu Buganza mugira inka nziza, mugira abageni beza, ariko reka nze mbivuge mbanje kugutura kugira ngo mushyikirize n'ubuki tubuganirireho, mubwire iryo jambo umuryango wa Rwandenzi. Reka nibwirize nk'icyo ariko mwokabyaranywe baranyakira ntimuriro uteye umugongo uriya muntu, kandi ahubwo utere hano Rufosu uyu Nyakaru, reba gutya twagiye. Nyakugira Imana, Rufosu uyu nguyu hari ahantu twabaye bakajya batubwira ngo inyenyeri y'umugisha ngo uyibona mu rukerera, mu ruturuturu. mu ruturuturu siko babivuga, bivuge mu Giswahili. nyota njema kuoneka na asubuhi, alfajiri. Ubwo rero iyo bigenze gutyo, umuntu uri buguhe iyo umurebye mu maso ubibona kare nka ya nyenyeri yo mu ruturuturu. Ariko mwishimye byabatwara iki? Nyakugira Imana rero reka bashyikirize aba bana. Murakoze cyane, bakubengutse ariko bazaza yakwigendera muramutse gusa. Nyakugira Imana rero ndagira ngo gutura ububuki, ndagira ngo gutura ububuki, ubwo ndabusogongera
ubwo ngira uwo nsanga babyumva niko bigenda mu muco wacu mu Rwanda. Ntabwo nagutura ibikugoye ujye ubwira nti nagutura inzoga iriho urupfu ko ntayisogongeye, kirazira. ngira wasa komeza gahunda tuzakwishimira ryiza. bijya gukoramo ubupfuko karabe. Muri amahoro rero, turi amahoro. Ndabizi ko tujya tuganira tugahuza cyane, kandi abanyagisaka n'abanyabuganza nta gihe batajya baganira ngo bahuze. bavindimwe burya ntababyara cyane rwose. Ababyara rero burya igihe cyose bahora babyarurukanya, ariko bagasoza, ariko hari ikoranabuhanga mwatuhishe bahanye umugisha. Kandi ryaraje rigeze Nyamirama. Reka rigeze Nyamirama mbese. Nyamirama. Kandi Nyamirama ni mu Buganza. Marabyumvise ariko ikoranabuhanga ryo mu Gisaka rigeze Nyamirama. Rigeze Nyamirama. Wese urumva hari umugisha tugira tukabacura. Ndagukunda mu nduko uganira. Cyo korana ne Nyamirama nawe. Rigeze Nyamirama. Rigeze Nyamirama. Rero turabashimiye muri gejeje Nyamirama. Tujya turibona riza hano kwa muganga cyane, rigenda mu kirere. Ubu ntawe uzicwa no gushiramo amaraso. Oya ntibibaho mu gacu gato cyane. Ikinyarwanda rero kirakomeye kagutura. Naringeze nguragira ngo nihi. Nakoze cyane. Yego. Rero sogongere. Ngaho sogongera. Utisoma? Ngaho soma rwose. Curu. Yemwe. Ubu buki buraryoshye mbabaroka. Nakarundi ahawe uburenganzira bwo kurivugiraho ijambo. nimubambera Tumve nta wundi urivugiramo. dati yavuze twumva kabiri, munyemerere dukora dutyo kandi tugenze dutyo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nari ntangiye nkubwira ko twaje muri uyu muryango wanyu bongera abatware mu gihe gishize kitari kirekire cyane. Tuza mu muryango wanyu tuje kubasaba irembo ry'umugeni. Utwakira neza, tubagezaho icyifuzo cy'umuryango, muracyakira. Uduha irembo turarifata, turifatisha inka. Dusezerana ko mu gihe gikwiye tuzaza gusaba umugeni mu muryango wanyu. Nyakugira Imana rero, twari umuryango muto, tuhasanga umuryango muto, batwakira neza turishimye. Uyu munsi rero nazanye n'umuryango mugari wa Rwandenzi, tuje kubasaba umugeni. Mukagahigi Jeannette, Mukagatariha Jeannette. Rero nshuti yanjye, mubyara abakobwa tukabyara abahungu, mukabyara abahungu tukabyara abakobwa. Mu bihe byose rero nk'uko Imana yabikoze, yabaduhaye umugisha. Umuryango wanyu watubereye umuryango w'umugisha, utubera umuryango ukomokaho kandi tukabura amaboko. Ni nayo mpamvu n'ubu tugikomeza kuza. Ugeze kumbwira uti ndakubonye ntekereza ko ari nka kwa kundi nyaguhorana Imana. Nta handi twumva twakura umugeni kereka iwanyu. Ushobora kuza kumbaza rero ute se urasabira ba basaza banyeretse. Niyo mpamvu naseguriye mvuga ngo mubyara abakobwa tukabyara abahungu, namwe kandi mukabyara abahungu tukabyara abakobwa. Igihe cyagera mukadushingira.
ndasabira rero umuhungu wanjye Ndacyayisenga Festus, niwe wazinduye azana aha, amaze kugaragara ko amaze gukura, tumaze kwifuza nk'ababyeyi ko dukwiriye kumushingira urugo. Dufata rero intambwe yo kuza gufata irembo mu muryango wanyu kuko tuwukunda kandi tukawushima. Yakugira Imana, twazanywe n'urukundo n'ubu turacyashaka urukundo, ijambo ryanjye n'iryo. ese uwo muryango ko numva uguhaye amashyi makeya tuba twerere. Reka nsabe umuryango wacu ubanza ushimire iriya jambo, ni ijambo ryiza. Nyakarundi, Yarabeshiti yanjye, ijambo ryawe ndaryumvise cyangwa se turaryumvise. Tukabyara abahungu, mukabyara abakobwa, tukabyara abakobwa. Wenda nugera n'ahandi ujye wongeraho n'irindi jambo muti kandi murabizi nta wibyarira umukwe cyangwa ngo yibyarire umukazana. cyane niko biri. Niyo cyo ndashatse kuvuga. Ntabwo urabyumva. Rero ibyo wavuze mu kuri twarabakiriye muje gufata irembo mu muryango wacu, ariko nta nubwo twigeze tuvugana ngo mutubwire umukobwa muzaza gusaba uwo ari we, sibyo se? Niko bimeze. Mwasabye irembo turaribaha cyane, hanyuma mudusaba kurifata turabyemera, ariko ntitwigeze tuvugana ku mukobwa. Urakoze cyane. Umukobwa rero buretse gato wamuvuze n'amazina se, ntiwavuze ko ari Mukagatarayiha cyangwa wari wibeshye? Mukagatarayiha. Wabanje kuvuga Mukagahigi. Ni Mukagatarayiha, ariko na ba Mukagahigi barahari, sibyo se? Reka rero iryo jambo ndaza kugira icyo ndivugaho, gusa iyo byageze mu bageni, umugeni asabwa umuryango. Ni nayo mpamvu umuryango uba wateranye, kandi ndi kumwe n'imfura, nubwo zangize ngabwa ngo mbaserukire, ariko umwana aba afite ba se wabo, akagira ba nyirarume, agira ababyeyi, ni umwana w'umuryango. Abizi rwose. Reka rero mbanze mpe Twagira Umukiza ambwira icyo yumva kuri iryo jambo rya Nyakarundi. Twagira Umukiza, ijambo rya Nyakarundi Mukagatarayiha koko ngaho sinkwigisha icyo uvuga nawe urakizi. Nyakaro, Yarabeshiti yanjye. Uraho neza. Maxime uraho. Fara uraho. Bariya ni inshuti zanjye z'akadasohoka, ariko Nyakarundi rero avuze ijambo ryacu. Icyo nari mvuze wenda n'umuryango kugira ngo banyumve, na padiri arahari rwose. Nyakarundi avuze ijambo ryiza ryo gusaba umugeni muri uyu muryango wacu, kandi ntabwo tujya twimana abageni, ahubwo imbogamizi ni zimwe. Urakoze cyane. Imbogamizi ni zimwe, ni ukubera ko hari umuco ndetse n'umugani uvuga ko iyo uvanze amasaka n'amasakaramentu, bene amasakaramentu bagufungira amasakaramentu. None twari twiziza umunsi mukuru wa papa amenye ko twawudeviye tugashyiramo ibindi. Nyakaro, ntiwadusiga amazi abira? Wakwihanganye ukareka tukiziza umunsi mukuru wa papa kureba, kandi niba ubona twiziza umunsi wa papa na padiri ahari, kumenyekana ko twabihinduye tukavangamo ibindi byaba bigoranye. None rero twagira ngo tumuhe undi munsi ahitamo azaza, ariko tutavanze iminsi mikuru y'abantu
ndetse harimo n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Nyakarose y'Inkwanga ariko nawe ubyumve neza. Urakoze cyane muvu karame. Iyo mugabo rwose reka asaba iwacu bamumera amashyi. Urakoze cyane ko ashyize ibintu ku murongo kugira ngo nizere kutadukoresha icyaha nk'uko abivuze. Nta cyaha gihari. Buriya papa ni umushumba uhagarariye ku isi Yezu Kristo igihe yadusigiye umushumba uturagira. Nibyo rwose. Nyakugira Imana, muri iki gitaramo cya papa turifuza kugira ngo twunguke umuryango tuzabyara abana, kugira ngo papa azabone abatanga, kugira ngo padiri arabyumva. Ahari urukundo haba hari umugisha, ahari umugisha haba hari Imana. Ntabwo naburi umugisha rero mu gitaramo cya papa. Murakoze, murakagira Imana. Urakoze Nyakaro. Rero padiri arahari, arahibereye. Reka tumuhe ijambo abisuzume, atubwire niba bitatwimisha amasakaramentu nk'uko Twagira Umukiza bivuze, ubwo turajya mbere. Ariko nidusanga padiri avuga ko byatwimisha amasakaramentu, ntabwo turi bubemerere. Murakoze cyane. Padiri, umwanya ni wawe. Murakoze. Numva impungenge zagaragaraga mu kanya nk'umuyobozi wa Kiliziya, kandi Kiliziya niyo itanga n'amasakaramentu, ntabwo kimwe rero kivanaho ikindi. Ndumva bitababuza gukomeza izo gahunda hari ukuntu zaza guhura, nta cyangiritse. Nyakarundi, ndumva ibintu bikomeza kugenda neza. Ya nyenyeri yo mu ruturuturu wahoze uvugira hari ni habise cyane. Ako tukavuyeho, reka tugere ku kandi. Wenda ko ngako Munyandinda nawe ari bukamfashemo. Buriya wavuze Mukagatarayiha. Mukagatarayiha arahari. Murakoze cyane. Ariko imyaka afite ntabwo ari yo gushyingirwa. Rero nagira ngo ngusabe unyemerere, dufite Zaninka, tukagira na Mukagahigi bigeze kubanza kuvuga. Mukagahigi afite 22, Zaninka afite 21, ariko Mukagatarayiha n'umwangavu. None se waretse tukagushingira abakuze, ko no muco wa Kinyarwanda uko bigenda? Kubizi hari ushingira umukobwa muto, umukuru ahari. Reka bakumbera amashyi rwose. Nyakugira Imana, bavandimwe twagendanye, muvunyi no gushimirwa n'uriya muryango bagira abatware bose uri hariya, baradukunda kandi murumva ko tugabanye. Hagati ya Muvu ya Zaninka na Mukagahigi. Muvu, yego ndakumva. wagize neza. Buriya ni muco wacu, muco wa Kinyarwanda. Niyo mpamvu tugira ibihe n'ingenga bihe byabyo. Ari nayo mpamvu buriya tugira igihe cyo gusaba irembo kugira ngo twemererwe kugenda mu muryango neza, twemye tuzwi. Tukazagira n'igihe cyo gusaba tugaragaza uwo twabengutse. Tukazagira n'igihe cyo gutebutsa, ariko gutebutsa kugabanzirizwa no gukwa. Mwamara kudushimira inkwano tukazaza gutebutsa. Igihe cyo gutebutsa cyarangira tugategura igihe cy'ubukwe, hanyuma igihe cy'ubukwe cyagera tugashyingirwa. Rero Nyakugira Imana, yewe nawe ibihe byacu tubirimo neza. Ngira ngo ni nayo mpamvu uri kumwe n'izo ntore muri kumwe, ziraza kudusuzumira
ariko ntabwo twakora ikosa, ariko twabengutse ni Mukagatarayiha Jeannette, tukazamutegereza. Urakoze cyane. Wenda utarajya kure, ndabona uri kumwe na Harerimana Agusitini, nzi neza ko yigeze gukora mu nzego z'irangamimerere. Yadusuzumira mu bijyanye n'amategeko, iby'umuco byo nabyumvise, gutegereza biremewe. Reka Harerimana abanza tubwire mu bijyanye n'amategeko, nzi ko yigeze abibamwo. Muraho n'amahoro. Muraho Harerimana. Yanjye muraho. Na Padiri na Mutsinzi n'abandi turabashuhuje. Uyu muryango n'uw'amahoro nk'uko twaje mu munsi mukuru wo kwizihiza ibyishimo dukomora kuko Papa yatowe, agatorwa azavuga ati mugira amahoro. Ndumva ariryo jambo rya mbere yavuze, nk'iryo Yezu yigeze kuvuga abwiye intumwa. Turishimye rero ko aduhaye abageni, umugeni ndetse n'abageni, ukavuga ko Mukagatarayiha hari bataruzuza imyaka, ariko ntabwo ari ukukuvuguruza, nta nubwo kurusha kumenya abana bawe n'imyaka bafite, ariko hari abo twohereje muri bya bitabo by'irangamimerere, mu kanya barabitubwiye kandi nawe murabizi, yego byari ibiganiro bigusha ku byiza, ariko batubwiye yuko imyaka 21 yuzuye saa sita z'ijoro. Ibyo muvuga byo ni ukuri, ntawashyingira umwana uri munsi y'imyaka 21, ariko iyo ni inkuru nziza twabwiye, kandi namwe murebye muri rya koranabuhanga mwabisangamo. Murakoze mubu. Subiza indangururamajwi kwa Nyakarundi. Mvuye mu Gisaka ni iwacu, naje mu Buganza ni iwacu, kandi nzi ko ntaho nagiwe, kandi nzi ko ibyifuzo byacu bigerwaho. Murakoze. Subiza Nyakarundi. Nyakaru, reka dukomeze tuganire twihuta. Icyo mbonye nuko Agusitini azi iby'iwacu kurenza twe kuko tubizi. Yamenye ko umwana yaraye yujuje imyaka saa sita z'ijoro. Inshuti ya Munyandinda, buriya Munyandinda umubajije. Munyandinda arakugeraho mu kanya. Yahoze areba ibihe, ndabizi ibihe byazi kubicunga neza. Reka guhe twagira umukiza agira icyo avuga no kuri iryo jambo rya Agusitini ritubwira ko umwana akuze twe tutarabimenya. Nyakaro, Agusitini rero aragenda mwemwe by'abayobozi ba kera, bamwe bajyaga bahindura inyandiko. Ubu rero ni ikoranabuhanga, ni muri sisiteme, ntakubeshye cyo guhindura inyandiko, impapuro mpimbano. Ahubwo nagira ngo mubwire, nawe waribagiwe, sinzi impamvu Magisa atakwibutsa. Ubundi Mukagatarayiha ni izina ry'igisekuru cy'iwacu, ariko Muvunyi yakubwiye ko hari uwujuje imyaka witwa Zaninka. Burya rero Jeannette yitwa Zaninka, kandi ako kuko afite imyaka 22. Ubwo wari ubyibagiwe? Yakugira imana. Niryo nari mubwiye ko yitwa Mukagatarayiha Jeannette Zaninka. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubwo ugiye kuvuga uti ibyo twagira umukiza avuze ntacyo nongeraho.
nakongeraho iki se nyakugira Imana ko ntegereje iryawe? reka nguhe munyandinda. Nyakaro, inshuti yanjye, nakubonye rwose. Icya mbere nishimiye ntabwo wabaye sendatasi. Yakoze cyane. Icya kabiri, hari uburyo rwose wapanze abajyanama bawe uhera kuri konseye, meya na supurefe. Abo bantu rero ni abantu bazi amategeko, ni abantu bazi ko bataza gusaba umukobwa udashyitse utujuje imyaka, kuko ni inzobere mu mategeko, ni inzobere, ntabwo bakora amakosa. Njye nkaba numva rero iyo kipe wazanye yakugiriye inama ihagije. Iby'imyaka wenda akantu kisobyemo, Jeannette yabaye muri Amerika. Muri Amerika rero mushobore kuba umusaza ariho yabariye imyaka, kuko hagati y'ahangaha naho yabaga ni amasaha 7, ariko yaragarutse ubwo amasaha 7 avaho. Ni ukuvuga ko ya myaka igenwa n'itegeko nta kibazo. urakoze cyane. Ahasigaye abasaza muganire, ariko ngewe nta nzitizi ndeba, cyane cyane abo bayobozi bazanye nk'abajyanama bawe ni abantu rwose guhera kuri responsable. Hari n'uwo nabonye wari mu nzego z'abadamu. Reka rero ngarurire Muvunyi John ingabwa yacu muganire, ariko inzitizi y'imyaka yo rwose ndumva ari ntayo, kandi bakubwiye ko Jeannette ahari. Igisigaye ganira n'umusaza cyane. nkabona Nyakarundi rwose ahubwo adafite akantu kitwa igihunga na gito, ari kumwe na meya na konseye na superefe na responsable. Harya buri hari Imana we yari iki munyandi, yari superefe, niwe superefe. Ibi bintu birakomeye, ariko bikomeye bigana heza. Rwose wabyitondeye uzana kipe koko idadiye, niko tujya tubivuga. Rero tudatinze, ndumva abo turi kumwe hano imbere bagenda baganisha mu kukwemerera. Icyambere bambwiye ko imyaka yuzuye, wenda ngo nagize kujigwa ko abasaza. Icya kabiri, n'abavuze iby'inyandiko mpimbano dusanze atari ukuri, kuko superefe na meya na konseye ntabwo bakwibeshya ku mategeko. Ariko nagira ngo nsabe ngira uwo nsanga atambuka ajye mu mbere atubarize ba nyirasenge na ba nyina wabo bariyo, kuko umwana ni uwa twese, nibo bamubyaye kandi baranamwonsa, nibo bamuhaye uburere bwiza, ubwo afite nibo tubukesha. Rero ntabwo twatanga umugeni kandi bavuga ko ubuhake buva mu mbere ntacyo baradutangariza. Ngira wasa jya mu mbere ubaze ababyeyi, oyo wari hano gushaka jyayo rwose, jya mu mbere ubaze ba nyina wabo na ba nyirasenge. Data Nyakugira Imana ntarajya mu mbere, Yego, hari byinshi mwavuze kuri uriya muryango, ariko nanjye ndagira ngo ngire icyo mwongeraho. Data Nyakugira Imana ubwo yazaga asaba irembo, ndibuka ko mwari muhaye kandi nacyo washingiye umurimo, ariko hari ijambo wamubwiye, uramubwira ngo genda ushinga isando mu bikingi by'amarembo, umunsi uzaza ugasanga isando yararabye. Nuko ariko naje gusanga igihe kitubahirijwe
kandi iyo usabwa umugeni ugashyingira umuryango uba ukeneye abuzukuru bafite umuco. Nyakugira Imana mubyeyi yubahirije itariki ariko ntiyubahirije isaha. Ndibuka ko mwavuye isaha 3:00 ariko yaje 5:00, yaje asanga isando yareze. Amahirwe nuko turi mu gihugu cy'imbabazi. Sinzi icyo ujya kucyo bivugaho mu gihe njya kureba ubuntumyeho. Murakoze cyane. Ntacyo mbivugaho, gende mu mbere. Kugira Imana tubariza ababyeyi. Hari ba nyirasenge, hari na ba nyina wabo. Ari mu gikari arategura, ariko igihe ba nyirasenge bakireba bagejeje mu rubohero, nyirasenge agiye kureba bagejeje kugira ngo babashe gusoza intango yatangiye, hanyuma agaruke atubwire uko byifashe. Murakoze. Data Nyakugira Imana we nyirasenge, ngire ngo urabyumva. Nyakaru, karamishiti yanjye. Urumva ko tugiye gutegereza? bose Ngo nyirasenge agiye kureba aho umukobwa agejeje intango, ngo aragaruka tubwire. Ahubwo Reka mbe na ba nyina wabo. ongerayo urebe ko yavuyeyo. Reka ndebe na nyina wabo. Aturebere ko avuyeyo nyine. Yego. Atubwire. Murakoze. Yego yavuyeyo. Yego yavuyeyo, muramutanga se cyangwa ntabwo ubwo burenganzira murabwiyambura? Reka ndebe na nyina wabo. Ubwo burenganzira murabwiyambura? Jeannette afite umuryango mugari. Reka ndebe na nyina wundi. Murakoze, turabishimiye cyane. Aganira amagambo meza, dukomeza kubumva, turanezerewe. None umukobwa wacu araje rwose, turamutanga, ari mu nzira araje. murakoze cyane. Data Nyakugira Imana urabyumva. Nyakaru, karamishiti yanjye. reka mvuge ngo abakuru hari ibyo baba babonye abandi baba batabonye. Mwaje kudusaba umugeni Mukagatarayiha, ariko nemeranywa nawe ko atari we mugeni wa mbere mukuru iwacu. Siko biteze? Nibyo sibyo? Nsubiza Nyakaru. Niko bimeze rwose. Koresha mikoro. Noneho rero cyagihe igihe mwazaga nababonye yewe baje kuturamutsa, ariko kugira ngo tumare amatsiko ababyeyi n'abandi bose ko turamutse tubahaye Mukagatarayiha azagenda agafatwa neza nk'abo twabahaye, ba bakobwa bacu bakongera bakaza bakaturamutsa nabo bakabareba uko basa. Nyakugira Imana, urabibuka ko babazanye hano? reka mbakuzanire bazanye rwose. Noneho eze ndanagushima. ubushime cyane. urakoze. uzane ba bandi baje hano bakaturamutsa mbere. Nibyo nagiraga ishimwe ry'aba bakecuru, aba bakobwa babo bagende banarijyanye barijyanye. Yego. Ko musigire yego yewe sha batwaze, nta mukobwa wikorera. nibyo. Mugende mujye hariya muramukanye mubature n'iyo ntashyo, muti tuje tuzanye igiseke cy'abakobwa. Nta mukobwa ujya iwawe atajyanye n'umugaragu umwikorereye. Nibyo rwose. Gende bagezeyo. Babyeyi mwakire abakobwa banyu. Nyakugira Imana rero. Yego yego. Ni umuco, reka tujye dukomeza twigisha abana. Niko biteye. Rero ubuki nubwo kugushimira. Urakoze. Ndagushimira ko wakiriye icyifuzo cyacu cy'umuryango, ukaba utwemereye umugeni. Nagira ngo rero unyemerere ubu buki ubunyakirire. Ni ubutumwa bw'umuryango.
mukuri Nyakarundi n'ubusanzwe ari wowe bwawe ku giti cyawe usanzwe uri inshuti yacu ukaba n'umuvandimwe. Icya kabiri, umuryango waserukiye umuryango wa Rwandenzi, umuryango dusanzwe duhana inka tugahana n'abageni. N'ikimenyimenyi abakobwa bacu baje iwanyu bavuye aha. Rero bateruye ijambo udusaba umugeni kandi unamuvuga mu izina. Utuwo twabengutse ni Mukagatarayiha Jeannette. Nyuma rero y'ibiganiro byiza twagiranye, nyuma ya ba nyirasenge na ba nyina wabo w'umukobwa mwaje kudusaba, na nyuma yo kubona abakobwa bacu basa neza cyane, bikatwereka ko na Mukagatarayiha muzamufata neza, mu izina ry'umuryango wa Ngirabatware Donati tubemereye umugeni. murakoze cyane. Ahasigaye rero murakoze rwose, mufite umuco mwiza. Ahasigaye rero ubyumve neza mu Kinyarwanda ko tubemereye umugeni. Ndabizi. Hanyuma wanashimiye, ubwo niba ari ishimwe ari niba hariyo n'irindi byo simbizi, ariko kuko itangazo nari ntararivuga, utangizo yo gushimira. Urakoze cyane. Ariko niba nta nisigayeyo ntabwo turi bukugore. Nyakugira Imana. Yego. Ntacyo nabura. Niyo nagira icyo mbura sinakiburira. N'abagabo, kumwe n'ababyeyi beza, ndi kumwe n'urungano rwaho inyuma. Rero twaje twikwishe, ariko nabashimiye cyane ko mwakiriye icyifuzo cy'umuryango wacu, mukaba mutwemereye umugeni. Nari mbasabye ngo mumpushe Nyakugira Imana. Murakoze cyane. Arangiza ndabizi asanzwe agize. Izina ryiza cyane. Twagira umukiza. Ariko rero ntagendere kuri ibyo ngo amenye ko umukobwa wacu ari mukobwa jana. We rwose. Twagira umukiza. Kosha Nyakarundi rero. Nubundi hari mu Rwamagana. Umukoshe Kinyarwanda. Kuko ntabwo iza ari budukwereza ziba zije guca urucaca. Nyakaro, Inshuti yawe. reka mbanze mbisabe umubyeyi wacu Muvunyi. Buriya Nyakarundi ni imfura. Ubushize rero igihe bazaga iwacu, bazanye inka zifata rembo, ariko izi ishorere zindi zo kwimenyereza urwuri nziza, ko zimaze kuba nziza kandi zimenyereye urwuri, tutiriwe tumugora, yemeye kuduha izo ngizo. Ni ukuri zifite amagana mu nda, zazabyarira muri uyu muryango. Aricyo byabitwaye. Nyakaro, ese wanyumvaga? Nyakugira Imana nguteze amatwi. Narigize nti ubushize uza mu muryango wacu hari inka yifata rembo wasize, ariko iziherekejwe n'izindi zo kuzimenyereza urwuri kugira ngo zidatana. Ko arizo zimaze kumenyera urwuri rw'ino Ubuganza, wahereye kuri izo kabyare. Nyakugira Imana Muvunyi nanyemerera akamvuna, nanjye ndabyemeye. Nyakarundi, Karame inshuti yanjye. ubundi ijambo rya Twagira umukiza urumva hari icyo rigutwaye? Ni ryiza rwose, ndaryemera. Nawe ubwawe urarishima cyane. Ageze ati muzaze ziherekeje ifatarembo, zimaze kumenyera ubwatsi bw'inaha, zimenyereye amazi, zimenyereye ikiryamo, zirasa neza. Turumva dukwerewe muri izo, byaba bituguye neza kurenza kujya kuzana izindi. Urabyemera? Ndabyemera rwose.
ubwo rero nizo dukosheje. murakoze cyane, turagushimiye rwose. ahasigaye rero niba dukomeza igitaramo cya papa, niba dukomeza ibindi bwo urambwira. reka ngushimire, reka ngukure ku bwacu. Murakoze cyane, umugabo nushima mwongere impundu nyinshi. murakoze cyane. Akaru karame nshuti yanjye, jya mu byicaro vuba mbere y'uko tugira ngo harakurikiraho iki, niba tuguherekeza, niba dukomeza gutarama, ariko ngira icyo nkwibariza. guteza amatwi. Nigeze kumva uvuga uti naje gusabira umuhungu wanjye witwa Ndacyayisenga Festus, nibeshye? Oya, niko bimeze. Niko bimeze. Ubwo se ari muri ba superefe na ba konseye aho ngaho, cyangwa ubwo nagira ngo ushyire mu mucyo unyereke Festus Nyakugire Imana, wenda ni konseye. Nyakugire Imana ashobora kuba ari no mu bindi byubahiro by'agaciro k'akazi. Umwana ntabwo twazanye mu gitaramo, ariko ari hafi. Ubwo mumukeneye namutumaho akaza mukamuramutsa. Abaye atari aho ngaho akaba ari kure, naguha uburenganzira ukamutumaho. Urakoze cyane. Akaza tukamuramutsa tukanamureba. Reka ngire uwo usanga afashe. Nabigufashemo. Urakoze cyane. Abasore buje uruhanga ndabona imbere batambuka neza n'utubando bishumba. Ahari birashoboka niba umwanya n'uwawe n'uza kutumenyesha. Murakoze cyane. Kugira ngo bigaragare neza, natambutse atera intambwe ebyiri mubwire. Aho rwose nawe uhindukira urebe hariya. Nyakugire Imana, komeza uhagarare urebe hariya. Nyakugire Imana rero Muvunyi, yego ndakumva Nyakaru. nagira ngo uyu mwanya musubize ngira uwo nsanga, niwe uri buze gutanga uwo mwanya wo kugira ngo atambuke mu musanganire mumuramutse. Ariko wenda utarawuhangira uwo nsanga, reka Ndacyayize tambuka tukuramutse mbese, hanyuma mbwire Nyakarundi uraho. Festo Nyakaru, Karame nshuti yanjye, hari ijambo ngiye kukubwira, ariko ubonye umwanya ikiganiro nanjye nawe gitwaye, iyo tuza kumenya ko ari uyu nguyu se kugira ngo babe byafatira umwanya wose. N'uyu Festo, ongera unyegere. Umuryango wacu ni mwakira umukwe impu ubugira gatatu, mwakira umukwe. Rero muhungu wacu turakwakiriye, hari mugenzi wawe aho ngaho ngira uwo nsanga agiye kugutegeka. Festo, igira hino wamfura we, nanjye nkuramutse kore mu byano, ndabona tureshya. Data Nyakugire Imana, nanjye nitegereje neza muri bwa buhanga n'ubunararibonye wambonyeho, nanjye ndabona yujuje ibyangombwa. Muzamure mu ntera. Sinteze kwisubiraho ku cyo data avuze,
nareba umugaragu mukuru. Gira hino, gira hirya. Ntabwo nkuvugaho byinshi wowe kuko byinshi ibikorwa biriranga. Umugaragu mukuru ni bujye imbere. Aha. Giza amahirwe kubw'igihe gito. Uriya mugaragu mwabahungu muri amahoro. Nitwa Ngirwonsanga. Ariko mu gihe gito nko kwikinira ndi mwarimu ngiye kwibariza utubazo duto ndebe ko umuryango mukomokamo muri abahanga cyangwa muri mwe harimo abahanga. Ngiye guhera kuri uyu bakwita nde? Pacifique. Nibazatoha Pacifique. Yosefu yari se wa Yesu kandi yari umufundi. Nihekenge yaguraga imisumari. Nusanga utayizi urashyiraga agakoni kawe ku rutugu wigira inyuma rwose. Ndongera nigarukira aha ndabona uri umusore mwiza w'inzobe nziza imisaya miremire imbavu ndende. Urandeba neza cyane. Ni ikibazo gito. Kubera icyo urwara umutwe muganga akaguha ibinini bikajya mu nda bigiye gukora iki mu nda kandi yaguhaye iby'umutwe nawe niba ari uko wisubirira inyuma rwose uteraka shyira akabando gutyo aho ntujye kwicara kuko nturahabwa uburenganzira. Uyu we ndabona rwose ari we uzibamo. Gasa n'umushumba mwiza cyane kandi ntujya wonesha. Ariko hari ikintu ngiye kukwibariza. Mu minsi yashize higize gutera indwara hakaboga karahagarara amatungo. Iyo ndwara yitwaga ngo iki? Ndagaruka aha ngaha. Uraho neza mama? Nawe ni ikibazo gito. Kubera iki muganga agupima uryamye akakubwira uko uhagaze? Nsubiza. Mwembi rero ntabwo ngiye kujya hirya cyane. Muri abagabo ngo nta bagabo babarimo. Kandi nitegereje ndareba mu ruhanga rw'abasanze bakuze nk'ubutaka. Munyemerere masengere. Wageze kwa data ntacyo ahabura. Mwageze mu rugo rw'amahoro ku butaka bw'umugisha. Ahari namwe byagenda gutyo. Mwunamisha imitwe yanyu. Mana nkweretse abahungu. Nitegereje ndabona bakuze nk'ubutaka, barakuze pe. Bagura amayinite y'igihumbi bakagura na paka ndetse MTN ikabongerera. Ariko amayinite agashira ntacyo bitanze. Ariko wageze kuri ubu butaka ahabwa umugisha. Mbasawe umugisha. Basha Imana nibikora muzantumire nanjye mba umugabo kubihamya. Sibyo? Murakoze cyane. Festo, izi ni ingabo zikugaragiye n'abarinzi bawe. Ugiye kubategeka. Ubagire utya. Mukebuke muri Yesu shobuja sha. Datanya kugira Imana. Tumukwiye twamuzamuye mu ntera nawe amaso arabikwereka. Nabibonye rwose nibakumpera amashyi. Asigaye rero niba hari irindi jambo gifite niba ntaryo cyokora icyo kunywa cyo kirahari. Nyakugira Imana dukomeze tunezerwe. Nyakugira Imana rero yego buriye ngo gira so yiturwa indi. Wandamukije amashyo nawe utamagana. Nkenera amashongori. Iyo hari amashyo sibyo se? Wandamukije amashyo rero nawe nanjye nta mashongori. Ngaho rero ngezaho Janete kugira ngo ayo magana tuyacanire. Reka Ngirwonsanga udufashe. Ngirwonsanga utubwirire Janete uti rwose mu gitaramo baragushaka kandi
agerageze kwihuta kuko n'igihe kiragenda kidusiga. Nanjye reka ngire nti nsabe wa mutaramye wacu adufashe gutarama arambika ya mirya 10 kuri ya nanga y'mirya 12 atuzamurire ku njyana nziza cyane nanjye mbikore mu ikinira. Katurisha twihute turatanya kugenda buhoro bigeze muri kano kantu kagenda gusa. Mama bari kwihuta. Ziturwe mihinganzima inzira kuru twese twambimikiye tumutetesi tumuririmbe bimunyure tuvuga ikirangakwezi icyicaro cy'abakobwa rutagira umwangavu wariboye umutoni wa twese uwiteka naze muribaziga utarushizizire nimere gatariha bitandukanye cyemo hagati imbere bakobwa muziruhoza umwana ye itubanze guhoza umwana wacu umutegwa araba nyina bera iyo babazwe n'ikiye ingabo yangarame yaba yavuzwe nandeye imbere bakobwa muziruhoza umwana ye itubanze guhoza umwana wacu impundu z'urwunge impundu z'urwunge impundu z'urwunge iki giterane cyacu kizagize n'ejo impundu z'urwunge n'umugisha w'urufaya birabwende rwego rw'ingenzi nasine ya mwiza ahubwo rero abusamata jyamatera agahinda n'amanyagwa abusamata jyamatera agahinda aya n'amanyagwa udutwaye uw'ingenzi urakunda uduteye agahinda abusamata jyamatera agahinda aya n'amanyagwa udutwaye uw'ingenzi urakunda janetuniye agahinda ime umutoni wa cumbe mico myiza sibirari
mutoni wacu n'imico myiza sibira rimwe yehe mumburize ye nimumumburize babyeyi ye nimumumburize bakobwa kugira Imana ntuze kugira ngo igihugu kine cy'amazina ahubwo yarakiri kumwe n'abanyirasenge bamwisha gucura hanyuma we n'abasaza kugira ngo ahinge kasaneza mu by'amarego imbenyo kuko byara nine batarayiha aziyambaza urugendo nziza cyane arumunaka we n'abasaza basigiye nde emusigoze imbenyo kuko byara Jeannette aziyambaza nde arumunaka urira ko tuzahora tugusura sibyo abarira nimu uyihanagure mwicececeri murusheho gusabira nine gatarayiha uzarwubake neza arumunaka we n'abasaza bawe wakuze utitishwa n'abakubyaye ukundwa n'indahemuka nibasaza bawe igendere se shongore baririmba mama we tuzahora tugusura urabihunyambibwa ikewe uwamwiza uduteye irungu nyirabayazana ndamubuze akuvanye mu rungano urabihunyambibwa ikewe uwamwiza njuneye irungu nyirabayazana ni arakoze cyane umuterankunga wacu mumpera amashyi cyane menshi cyane uyu ni umuterankunga wacu utaramye neza Jeannette urakagira Imana datangira kugira Imana wagize uti ngira uwo nsanga ndabizi kuri imbangukiragutabara ariko si nka yindi yari mu gihugu cy'abaturanyi wantumye ndabanguka igihe ijuru rwose mushyikirize ubutumwa cyane mukanya rero mube mumpaye ariko kugira ngo mwe kugenda ibokoboko nimwakire nushaka kujyaho ku ruhande uba utegereje nawe nuko ubundi rero ukagatarayiha unyegere turamukanye reka duhoberane uraho mama uraho cyane gira umugabo ugire n'abana umva se rero Jeannette wino hano ngufitiye inkuru nziza twebwe mu muryango twashimye twanezerewe turi hano twari mu gitaramo cyo kwishimira itorwa ry'umushumba wa Kiliziya Gatolika ariko mu kanya tuganira tubona abanyarukira baraje barangajwe imbere n'umuntu witwa Nyakarundi nka ya ndirimbo yabaye nyirabayazana kuko yaje avuga ati nta kindi kitugenza ngize mbaboneye hamwe turabashakaho umugeni kandi uwo mugeni isundi ni Mukagatarayiha Jeannette twari kubigira ko yatubwiye ati naje nikwije ibyo munca byose ndabitanga ariko nsubire mbonye Jeannette rero Jeannette turaha ngaha turi mu birori tugutangariza ko twemeye kugushyingira twemeye ko twakunywereye inzoga kandi twanakosheje urabyishimiye se sohoza umuryango amashyi menshi impundu nyinshi
mwishimire Mukagatarayiha wacu nawe ashimishijwe yuko tumukosheje umuryango unezerewe kandi urakoze ko uhesheje ishema. Ndagira ngo rero wongere uhindukire mbwire Nyakarundi, muvandimwe Nyakarundi, igira hino wahoze umbwira uti mperuka Mukagatarayiha ari umwana kandi koko nigeze kukubwira ko atarageza imyaka, ariko igihe giceho ni kinini, imyaka yarageze. Nagira ngo imbere y'iyi mbaga iteraniye aha ari umuryango wa Ngirabatware n'umuryango wa Rwandenzi, ntangaze ko Mukagatarayiha wadusabye twagukosha ukadukwera, nguyu ndamugushyikirije, muramukanye muhoberanye, hanyuma ibindi sijye ubitegeka. Murakoze cyane, kagira Imana amashyi. Mwongere impundere gari gatatu. Uyu Mukagatarayiha, uyu Jeannette, uyu umwana wungutse mu muryango. Munyongera amashyi tumwakire. Mwana wacu turakwishimiye, turakunezerewe cyane. Uyu muryango mugari wa Rwandenzi, uyu muryango wa Ndacyayisenga. Rero turakwakiriye, abari aha n'abadahari, ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje byabagezeho, wiyumvemo kuri umwe muri uyu muryango. Ndacyayisenga, uraho? Urajyaga guhamagara suka ukanyegera, urabaye iki muhungu wanjye? Ngaho njya kunyegera. Rwego tambuka unyegere. Mwana wanjye rero nawe ndagira ngo nongere gushimira. Ndagushimira ko wahisemo neza, warambagije neza. Mubampera amashyi rwose, amashyi y'urufaya. Hobera umuntu, ariko ongera uhobera umuntu, ongera uhobera umuntu, muhe umusaya wa kabiri, uwa gatatu muhiga imisambi. Ariko nawe Festus uri kwihuta cyane, kandi ndashaka kubitwaze muze hano mbereke, washa muhagarare mutya. Festus, Ndacyayisenga, uracyanayisenga rero. Ntacyo na kimwe nakora, izi ngabo zifite amacumu n'ingabo zikiri hano. Wenda bafitanye ijambo na Ndacyayisenga, simbizi, ariko Ndacyayisenga hobera umuntu, ariko mama usyo umusaya umwe koko, mwongera wa kabiri. Urakoze cyane, utyo mama umwanzaganye. Festo,
uwo ni Jeannette wawe warasenze nkuko so yakwise neza ngo uracyandayisenga amasengesho wasenze nanjye mvuge nti puwe finali. Jeannette, Festus rero murekureho gato murebane mu maso, nimurebane mu maso ninza gushyiraho nivo yindi y'abafundi amazi aze kugwamo ngo ba utyo. Aha, ntihagire uwihengeka na gato, muraza kwihengeka uko mbabwiye. Utyo murebane mu maso neza mumbone, buri wese abona undi. Nimubona by'umuzu hari ibibuzuye mubikore nk'abikinira kwa kundi utyo. Aha, Festo wagize uti uranyongorera ati hari ikimenyetso nshaka kugaragariza umukunzi wanjye yuko mukunda. Mbere ya byose Jeannette nawe nyemerere, okay? Kandi tubikore neza kandi nk'abacunguza uburyo umwete. Nanjye singiye gutinda ntinda utyo. Uraza kuzamura hejuru ba Forodo na ba Forodowari na ba Petero na banzukira na bane bose babibone ko Jeannette ari wowe nyampinga kuri uyu musozi. Mumumpera amashyi mwe kabyarana, nimumumpera amashyi. Coboka iburyo n'ibumoso ba Forodowari babibone gutya. Nimushaka muzenguruka gutya nk'ababyina ni karibuso n'iki ntago bizi utyo. Forodowa urabireba, ba Jeannette nabo babe babireba. Uze kugira ngo niwe Jeannette. Jeannette n'uyu niwe nyampinga kuri uyu musozi. Bakamariza bayi. Aha, biracyaza Jeannette. Abagore ngo mukunda indabyo, nushaka uruzamure gutyo gire ngo umva uko ruhumura utyo. Mama rurahumura neza. Ni Festus umukunzi wawe uguhaye. Ariko Festus uri kwiruka cyane kandi mbashaka ujyane ibintu buhoro buhoro. Ibyihuse birapfa. Ha utyo. Reka nsabe abafite impano ya Jeannette nabo bigire hino. Festus, Jeannette nawe ntago yaviramo, haragira ati nanjye mukunzi wanjye niwe nihebeye. Buryo bwahindukaga mu bikingi by'amarembo, umutima waransimbutse uva mu gitereko ariko ntiwatakaye. Nta kindi byari ibyishimo, nuzura ubushagarira bw'urukundo. Atunyemerere ngushimire rero hagati y'imiryango yombi. Ni impano ifite inguni cyangwa impande enye. Uyu mubaji ni umuhanga. Jeannette araza gukongorera umubaji wabaje iyo mpano. Ati kandi kirimo imbere ucyakirana umutima ushima kandi ukunze uza kugikubita amaso. Festo, nawe hari ubundi buryo ushaka gushimira sheri wawe by'umwihariko utyo. Abafite impano ya Festus bayigize hino mucunguze uburyo umwete rwose. Jeannette, agatatsi cyangwa agapfundikiye gatera amatsiko. Ndagusaba uze iyo mpano kuyifungura muri mu cyumba ahantu mwembi muri babiri we na Festus. Maze nimusanga ikirimo ari cyiza mwese mubare gatatu muserebure rimwe ngo oye. Akwa kundi aperi na Reyo byahuye utyo. Oye. Aha, ndaza gusaba umuntu ufite urutonde ruriho abantu bari gushyikirizwa impano akanyegereze vuba ako gapapuro cyangwa se ayo mazina. Ariko mu gihe ataraza reka tube tubigenze gutyo. Abakozi bo mu gikoni mwigire hino, mbigenze ntya iki nacyo kiveho. Festo, Jeannette rero
yego rwose Jane mwiyegamize ubikore kwa kundi simbigutoza kuko ufite wa nyagusenge na wa nyoko wanyu hari ukuntu bagutoje uburyo wakira umugabo nimubona bikoze neza mu mumpera amashyi mwamfuramo ni abahanga mu kwakirana ariko ndabona muri abahanga mu gushimira sinzi impamvu mwongereho kabyara mwandeberaga ni kabiri gusara gira gatatu ubutatu butagatifu utyo Festo nawe niba kwegereza iyo nkongoro rwose ubinkorere neza yego Festo kongera rwose nari mvuze kandi aha nyamara ushaka ujya umugore wawe cyane abagore bakunda ibintu ariko namwe mvuze murakoze cyane mwongere mubampera amashyi mwafura izo nkongoro niba mfashe bazihe jyana aho zijya Jeannette Festo Jeannette aragira ati ndashaka kureba umuryango wawe nkawushimira Festo unyemerera agutambagize Jeannette ikahwereke garuke mu byimbo hano ngiye gusaba abafite impano ku ruhande rwa Jeannette b'abakobwa beza cyane baba bari beza babe hafi begere ahari impano Jeannette aragira ati mukunzi wanjye ndashaka gushimira by'umwihariko ababyeyi bakwibarutse wowe nabonye umutima ukasimbuka nkeneye kureba ababyeyi bakwibarutse nabo nkabashimira by'umwihariko reka nsaba ababyeyi ku ruhande rwa Festus bigire ejuru batambuke Jeannette ashaka kubashimira kuko mwamubyariye umukunzi mwiza cyane umusore w'imbavu ndende imisaya miremire umusore w'uruhanga rwuzuye amasoso utazira ikizinga na kimwe ndetse n'ikinego habe ariko mwongere mu mumpera amashyi tubonye umukwe utyo abafite impano nyemerera ubanze rwose ubasuhuze rwose ubasuhuze ati mubyeyi warakoze rwose ati nanjye mukobwa wanjye ngwino ujye mu muryango uje mu bantu uvuye mu bantu uje mu bantu ati dawe nkeneye kugushimira Jeannette shyikirira kuri urwo rukinga ukingirize uwo musaza shyikirize sheri wawe utyo mubyeyi mwiza urwo ni urukingo ngo uzajya rugukingira izuba Jeannette aragira ati warakoze ati dore n'akabando uzajya wishumba ubwo uzaba uzamuka imisozi ugiye mu rwuri ujya kureba ya mashyo ati rwose ndagushimiye by'umwihariko uyu musaza araberewe ni mumumpera amashyi ari smart kabisa mubyeyi ayo mashyi ni ayawe Jeannette ati mubyeyi ndacyagushimira nanone nawe warakoze wagize neza ati nawe hari ishimwe nakugeneye ishimwe ry'ababyeyi hari ishimwe ry'ababyeyi ati warakoze kwibaruka umukunzi wanjye mwiza nk'uyu reka nkusabe Festus nawe urambikeho ibiganza yego rwose Jeannette ati hari impano
murakoze cyane, murakoze cyane mungirire vuba mucunguze uburyo umwete, munkorere mutyo rwose. Okay, aha, Jeannette ati ntabwo nabyemera, hari ukuntu muri ibyo bimeze. Yego, tambuka rwose mubyeyi mwiza, umubyeyi dukunda, umubyeyi twishimiye. Banza usuhuze umuhungu wawe, usuhuze umukazana wawe, ati mawe ndagukunda, warakoze kumbyarira umuhungu mwiza nk'uyu, warakoze. Ati ndagukunda cyane, kandi uhereye umunsi nanjye nje mu muryango wawe. Umubyeyi ati nanjye ndakwishimiye mukobwa wanjye. Ati akiri iki giseke rwose agapfundikiye gateye amatsiko. Ati warakoze rwose. Papa Claude abe yitegura, n'ufite impano ayizane. Papa Claude yigire hino. Aha, mubyeyi Festus agiye kugushimira. Yego rwose. Aha, ati warakoze mubyeyi muzehe kumbyarira umukobwa mwiza nk'uyu, nawe iri nishimwe nakugeneye nk'umubyeyi rwose. Ati aka nawe ni urukingo uzajya wikinga izuba ubwo uzaba ugiye kureba ya mashyo. Ati ndetse mukobwa wanjye reka nkusuhuze neza, nkuramutse. Ati genda uvuye mu bantu ugiye mu bantu. Ati kandi uzagenda uri icyuzuzo, ndetse cyuzuriza umuryango kigasagurira n'abagenzi. Jeannette ati ibyo si ibyo umbwiriza, kandi natojwe neza. Yego, Festus ati nkeneye no gushimira umukecuru rwose wibarutse sheri wanjye Jeannette. Reka musawe atambuke nawe atambuke, bamushimire by'umwihariko umubyeyi wibarutse Jeannette, natambuke ashimirwe. Yego rwose, tambuka bagushimire by'umwihariko, wakoze akazi gakomeye. Mubyeyi mwiza ubwo ni Festus. Ati ndagushimiye kuko wambyariye umukobwa mwiza nk'uyu. Nitegereje areba kuri uyu musozi, nkabona ku musozi w'iwanyu nkabona niwe Nyampinga. Ati mawe wagize neza. Hari abandi bakeneye gushimirwa, bagize neza ku mpande zombi. Yego, abafite impano ya Rutembesa bigire hino bashyikiriza abageni. Rutembesa nawe abahaguruka yigire ejuru rwose, nawe bamushimire kuko yagize neza. Esperance nawe yigire hino, nawe bamushimire. Abafite impano ya Esperance nawe bigire hino. Abafite impano ya Rutembesa mwigire hino. Mubabuke rwose, mube tayari. Ndashaka gucunguza uburyo umwete. Famiye bazubaha nawe yigire hino. Atambuke rwose famiye. Yego rwose, cunguza uburyo umwete. Esperance nawe hafi.
Esperance nawe hafi. Famiye Bazubaha mwagize neza rwose, mwagize neza. Mukeneye gushimirwa namwe kuko mwakoze akazi gakomeye. Esperance nawe abafite impano ya Esperance bigire hino, bigire hino, bigire hino rwose. Okay, winner and guess nawe nabanguke abafite impano ye bayigize hino. Winner natambuke. Mariana nawe abanguke, nawe natambuke abafite izo mpano maze gusoma babanguke. Winner nigire hino n'abafite impano bayishyikirize. Wishyikiriza abageni. Winner nabanguke. Mariana awe abanguke. Mariana nabanguke. Okay, Mare nawe nabanguke. Mungirire vuba. Mare Marene nawe ukeneye gushimirwa. Claude nawe yigire hino. Claude nawe yigire hino abafite impano ya Claude. Claude yigire hino. Mucunguze uburyo umwete. Mucunguze uburyo umwete. Mutugirire vuba. Famille Claude. Famille Claude. Famille Claude nibagaruke. Famille Claude. Mama Ngabire nawe yigire hino. Okay. Murakoze cyane, turacyakomeza. Atambuke Mama Divine. Abafite impano Mama Divine nabo batambuke mwigire hino. Mama Divine ashimirwe kuko yagize neza, yakoze neza cyane. Famille Gakuru yigire hino. Ishimirwe kuko yagize neza. Okay, ati mubyeyi warakoze kandi wagize neza. Urwo gushimirwa rwose. Bityo
Okay, mama Ngabire reka ashimirwe nawe mubyeyi mwiza tango kubanza usuhuza umukobwa wawe. Yo, ati mukobwa wanjye uzagende uzubake kandi uzabyare hungu nakobwa. Ati nagukundaga ariko n'ubu ngukunze kurushaho mama. Okay? Ati muhungu mwiza, muhungu nishimiye nkikubona. Niba ukwiye gutwara umukobwa wanjye. Ati yo, reba hano bagufotore mama. Reba hano turye show. Yego mama, muprotokole neza, mubyeyi yitegereza neza. Reka musabe ndebe neza hano mama Ngabire. Okay. Aha, ndeba hano neza rwose undebe. Iyo foto izabe nziza mubyeyi. Ati nanjye ndiye show. Ati Jane urakoze cyane. Famiye Gakuru. Famiye Gakuru aturo gushimirwa. Ati muhungu wanjye ndagukunda kandi urabizi rwose ndagukunda kandi ndetse bya cyane. Ati Famiye Gakuru rero ni byinshi mwakoze ku ruhande rwanjye. Ati mwambaye hafi cyane. Mwambaye hafi cyane ndetse bya cyane. Mwarandeze kandi mundera neza. Ntabwo nize nitwa n'umwuma, ntabwo nize nitwa n'inzara. Mwambaye hafi, mwakoze byinshi kuri jye. Narize kubera mwe, mbayeho ngananya kubera mwe. Ati rero ndagushimiye Famiye Gakuru. Iyi mpano uyakirana umutima ushima ukunda. Amina. Famiye Gato nayo yigire hino. Famiye Gato, Famiye Gato yigire hino. Nabo babashimiye kuko bakoze byinshi kandi n'ab'ingenzi mu buzima bwa Festus. Famiye Gakuru ni Gato. Good. Abafite impano ya Famiye To bayimushyikiriza abageni. Ati ndagukunda cyane. Ati babyeyi mwambere abantu beza, urabe ingenzi mu buzima bwanjye. Ati iyi Famiye ya Gato ndabakunda. Ati Gato ndagukunda na Famiye yawe. Ati iyi mpano yakirana umutima ushima kandi ukunda. Famiye Pruska nayo itambuka ishimirwe. Famiye Pruska, Famiye Pruska itambuke. Abafite impano bashyikiriza abageni ya Famiye Pruska. Mucunguze uburyo umwete. Jeannette ati sheri ntabwo nakurekura uri wanjye nanjye nkaba wawe umukozi wanjye. Mwabampereye amashyi ariko mwongere mumpere amashyi Jeannette kuko ari mu nshingano neza. Kabyara cyo ikindi uzanye umugore nkuzi. Ayo mama. Ati ngwino tuganire tujye tubaha ya mice y'iwacu ahangaho. Nyamwiza, okay. Aha. SP Mukantwari abe tayari, abe hafi, awegire hino. SP Mukantwari aze kumbera intwari koko acunguza uburyo umwete. Yego. Nyamwiza ati iyi mpano muyakirana umutima ushima, mwabaye ab'ingenzi mu buzima bwanjye. Ati numve ko muri ku mutima wanjye mbakunda. Yego. SP Mukantwari Inosa nawe abe tayari yigire hino. Abafite impano ya Inosa. Innocent cyo Nyamwi turagukunda kandi mwabaye mwiza mu buzima bwacu. Abafite impano ya Innocent bayimushyikirize. Yego.
mama wa Festus yigire hino bamushimire by'umwihariko mama nagize ntimufate gutya n'inkebuka asange hari ukuntu bikimeze. Aha mubamera amashyi bikoze neza. Umugore ni nk'ibati, iyo ibati utarisakaye neza ngo rikomeye muraritwara rikagenda rikagwa mu baturanyi. Abagore bakunda ibintu ariko bityo kabisa Festus ndagukunze cyane utyo kandi utuntu tworoshye gupfunda. Ati mama sheri akira mu ukuri, akira pe. Kubw'iyo mpamvu reka nakira abataramyi babataramire